meze neza pe. Umeze neza. Ko mameze neza. Nagiye nari ndi gutembera muri na Madamu Sipiriyane haruguru. Ako cyaje warakoze kumutabariza koko. Nyiriwe neza. Nyiriwe. Umeze? Meze neza. Yewe jabundi mwarakoze kuntabara. Mama Imana ni yaranyishe. Narabibonaga ko yarakwishe pe yarakumereye nabi. Warekeye ko ari kuri uyu muntu ahura n'akaga dore yaranyishe mu muhanda ndi kwitambukira. Byari bikaze byari bikomeye bwo. Ahubwo Sipiriyane ntago arakira. Yewe Sipiriyane ameze arigenda yoroherwa nyine gusa ararwara arembye. Baba we. Nihangane kabisa nta kundi umuntu yabigenza. Tukoza muri no minsi umuntu araza kumusura. Umuntu arebe ko yamugeraho. Yewe nukumugeraho nyine gusa yararembye ameze nabi. Naho byari ibibazo pe. Byari ibibazo bikomeye nyine gusa nyine uriya mugore ni kuriya tuzamutunga kuriya none ko n'umugabo we yamunaniye. Yarakabije biriya nukureba ukuntu twabyigaho. Ubundi agahanwa rwose n'amategeko tugomba kumutangira ikirego. Kazengereje abantu yakwica umuntu. Ese kadu byari bimeze biti? Byari bimeze neza pe. Yizu. Ariko numvise n'uyu mudugudu. Ntabwo usigaye umeze neza pe. Nayi mandi kuhunga sinzi. Erega buriya nanjye ntukandebe gutya. Uyu mudugudu sanjye nkoramo. Byo kumva amagambo y'abantu yendya mutwe njye manahunze ngo tubonana we nibwo nyukandagiramo. Uzi nduru zisigaye zirimo. Ni nyinshi pe. Cyane. Ese mwire Kanyamuha. Mukomere. Amakuru yawe Ni meza. Se mama Habima ni wowe? Ninjewe. Yamaye. Yesanga murakori. Yewe nari naje kureba iki giti cyanje bakinemeye. Ndashaka kureba ukuntu nakizamukana nkakijyana mu rugo. Ntabwo uzi ko inuze imvura igiye kuzagwa. Abaye ngatatu. Ubwo runura rusitura hasi ruterure bikorere. None se nko kugorwa ari iby'abagabo wabigenza ute? Ahubwo se amakuru numvishe mw'iminsi. Jo bundi ngo wakubise Madamu Sipiriyane. Madamu Sipiriyane? Urakariya rero ntabwo ubizi Kanyamuhanda. Hariya ko turi mbizi umva umutima nukukuramo bakajya kunkarangira hariya ku kabari. Madamu Sipiriya kanjende. Yewe kame ngiye nawe. Naho yarakwisha yarakunogonoye. Sawa. uyu mudugudu nawe wajya warawurose pe. Yasi. Ibyo ngibyo ntibikagutesha umutwe rero. Wasanga binywereye iby'imeshi nyine ngo yabyangije kubajya umutwe w'abasaramu. Suko nayi mandi kuhunga. Buryo nawe ucika musha n'umudugudu ni hatari. Kucika abo nagaribyo. Nakamari se wandusha mu iyi minsi. Nayi mandi guyigaga nabona kino kizose nazima. Arazimaze. Naho ndiye ndashaka kaboro byibura kuri mbapimira rusubize ko ndi Kanyamaboro. Navuze reka ariko natwe ejo ndi twabifasha. Ndashaka kaboro byibuza nk'akafirigo. Ntukambonera. Nakwita ifaranga ritubutse. Nugupfa guhiga pe. Uzahiga nukabona. Nzagugura na kamitsingi. Nta kibazo giye. Nje ndashura subize. No karitsingiye inanga baranze ndumukire. Aho turakwemera bu. Mayi. Kurumva ibyanyu bitoroshe uziko wajya murapfa isambu. Shase Kanyamuhanda yijya kuba nk'isambu basi. Sibyo? Tekereza. Ingegera y'umugabo n'ingegera y'umugore. Barifata bakaza kunsahurira urugo ngo baje ngo data ngo papa Habimana ngo aragiye ngo mukabarenga aranywa arasinda ngo yabagabiye yamusheru yo kwangera. Ibyo bintu bibaho. Papa Habimana arifata agabira ihene. Ataje nga kugisha n'inama kandi ihene ariyo ejo hazaza muzakuraho ibiceri mukareka ko mwakiteza imbere. Esahu mana yanjye Kanyamuhanda reka nkubwize ukuri pe. Umugabo wanjye mu rugo rwanjye turumvikana ngo tugiye tugashwana pe ariko baba bamushutse bamushukisha inzoga zira nzoga bamushukisha nizo zituma ajya kugabana ibyo adafite. Habimana ko narenze ko ari umugabo uzi ubwenge utekereza neza ibyo bintu ko nabyo tumuzo mu mudugudu ko byagenze gute. Shase nge ndabizi ngiye burasimbizi mana papa Habimana ni umugabo mwiza witonda nukuri kw'Imana pe narangwaza urushyi narwarari bwange mana nane ubwari bwangute n'inkokora mu buriri ngenda mubangamira bishoka ngenda nabizi ko mubangamira ariko Supiriya
Liliane iyo bahuye iteka n'iteka nabura udufaranga na dukeya amuyorora akamukuraho ntugirara atashinga kugisha n'inama nk'umugore wiwe nawe nubwo wamunaniye turabizereka ko wamunaniye ariko nyine ubundi mu rugo mwakagombye kumvikana kuko ntabwo ibi bintu bibaho gute wapipe Shase Kanyamuhanda kari uko bigenda kubaka ingo z'iki gihe rero nazo zitangiye no kunanira ubu inavu iwacu bambwira ngo urugo ngo nzarutobora none nge ndabona aho bwa kugira ngo ngende kwirirwa nsarira ku musozi ngiye rwose ubu ngenda kubivamo ndanabirambiwe Kanyamuhanda kandi baye yewe gerayo amahoro nakundi ngeze mu rugo buriya tuzavugana nzakubwira n'amakuru nyamenye sawa naribi nanjye kamemangana n'ubu muti ndeko narugeze mu rugo bimeze bite meze neza pe umva umeze neza niko mameze neza nanjye nari ndi gutembera muri na madamu Sipiriyane hara haruguru ako cyagiye warakoze kumutabariza kuko ibintu wakoze nibyo bari bamwishe bari bamunogonoye kiriya gisego cyari kimwishe pe cyari kimwishe oya waritanze pe wabaye intwari kuko yanangurira n'akantu se ariko nuko buriya wenda namara kugira kongera kugarura umubiri kuko urabona ko yawutakaje umuntu ntabwo yakunigagura kuriya ngo ube ugifite imbaraga nk'izo wari ufite wenda hari igihe yazakugurira agiye azagurira shana namutabarije nawe reka ngende turahuye nanjye nayo igihe ari haruguru kugura ubunyobwa